Nge tuzajya tubana muri bino biganiro nk'ibisanzwe ndi MBOT. Turayibutsa abantu bashyashya kuri iyi platform batarakora subscribe bagerageza kubikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bizajya bikurikira uko kije ukakibona igihe wakoze kuri notification link. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo yitwa analysis paralysis. Ni ingingo ituruka mu bumenyi bw'ibijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu, ariko nanone igahuzwa n'ibyitwa occupational performance, cyangwa se uko umuntu agira imbaraga cyangwa se uburyo umuntu abasha kuba yakoramo ibyo akora. Ese abikora ku kigero kingana gute? Ni wa muntu uhita ufata umwanzuro akahita atangira ikintu, cyangwa se hari byinshi bigenda bimubera inzitizi mu bijyanye no gufata umwanzuro wo kuba yahita akora ikintu runaka. Turaza kuba turebera hamwe uko izo nyito uko ari ebyiri tuvuze, ibyitwa preparation paralysis cyangwa se analysis paralysis, aho bihura n'imikorere y'umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko nanone tugenda tubihuza n'ahahise heho mu bwana, impamvu yitwara uko nguko, impamvu aba ari wa muntu. Twinjira kandi mu busobanuro bw'iri jambo preparation paralysis, ni hahandi umuntu aba ahora yitegura, ahora ategura avuga ati nzabikora ejo, cyangwa se reka ngumye kubishyira ku murongo. Aba ari wa muntu uri kugumya gutegura preparation, ahora yitegura avuga ati hari ibyo ntarabona, hari ibitekerezo nyikeneye gushyira ku murongo, hari ibyo nyikeneye kwiga, ariko mu by'ukuri atazi yuko ari ikibazo runaka gikomoka ku hahise he, cyangwa se ibindi bibazo yagiye acamo mu buzima bwe bwo mu bwana.